24 kuwa 14 Kamena 2025 gahunda yo kugarura icacumi no gutura amaturo yerekana urukundo nkunda abantu. Muri Matayo 22 umurongo wa 36 kugeza 40 Yesu yatanze amategeko abiri akomeye kurusha ayandi yose. Irya kabiri muri ayo mategeko akomeye kurusha ayandi yose riravuga riti ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Twereka bagenzi bacu urukundo mu buryo bwinshi. Bamwe mu buryo twerekana urukundo tubafitiye ni ukubatabara igihe bari mu bihe biruhije byo muri ubu buzima, kubasura mu bitaro igihe barwaye cyangwa kubafasha igihe hari icyo bakeneye. Elena White yerekana ubundi buryo tugaragariza abandi urukundo tubafitiye muri aya magambo. Uko turushaho gutanga byinshi mu murimo w'Imana kugira ngo dufashe kugeza agakiza ku bantu, niko abo bantu nabo bazarushaho kwegerezwa imitima yacu. Biboneka mu bihamya by'itorero igitabo cya 3 paje 229. Urukundo dukunda bagenzi bacu ntirukwiriye kugaragarira gusa mu kubamara ubukene bw'ibigaragara. Nanone dukwiriye kugira icyo dukora kugira ngo babone agakiza. Igihe tugaruye icacumi tugatanga n'amaturo, tuba turimo gushyira umutungo wacu mu murimo w'Imana mu buryo bubyara inyungu. Binyuze mu gushyikirana umurimo w'Imana, imitima yacu izegerezwa hafi y'abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa Yesu yapfiriye. Nk'uko Elena White yabivuze ati nukunda Imana ukayirutisha ibindi byose ndetse ugakunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda, twiringira ko uzerekana ibihamya bifatika by'urwo rukundo binyuze mu gutanga ubushake, amaturo no gushyigikira umurimo wacu. Icyo duhamagarirwa, ndabararikira kwerekana urukundo mukunda Imana na bagenzi banyu mutanga ku bushake kugira ngo bene so na bashiki banyu bashaka ukuri babone agakiza. Imana mbere ya byose. Kadusenge. Urakoze Data wa twese udukunda utuye mu bwami bwo mu ijuru, turagushimiye cyane, habwa icyubahiro. Tugushimiye uburyo waturinze igihe twageraga ahangaha, na n'izi saha turacarinzwe nawe, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kugutura amaturo y'ibigaragara. Mbere ya byose ubanze wakira imitima yacu kugira ngo nitugutura amaturo yo gusozereza dushime izina ryawe. Tubonye uburyo dukwiriye gukunda Imana na bagenzi bacu, ubidushoboze, atari ugukunda abandi hari icyo dushingiyeho, ahubwo kuko ari itegeko ryawe. Nitubishobozwa nawe tuzashima izina ryawe. Komeza uhagararire iyi gahunda, byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu. Kwa Jansenga VSP aka kanya twahageze 5 kuri 5.